Yes, reka nongere mikaze rero abantu mukurikira Umwitsi TV. Nkuko bisanzwe murabizi gahunda yacu ni amakuru, ni imyidagaduro, ni imikino. Bona no gusuhuza abantu mubahirwota amasimbi n'abantu muherereye mu bihugu by'Iburayi diaspora n'ahandi hose mudukurikira mbahaye ikaze mu kiganiro cyacu. Nizere ko mumeze neza. Mwibuke gukora subscribe nyamuneka, like, sharing ndetse na comment. Uyu munsi ndagira ngo tuganire ku bagabo babiri. Hari umwe mu bagabo bakorera hano mu Rwanda ibintu bijyanye na social media, iyo atari mu Rwanda abari hanze, cyane muri za Mongolia. Ubwo rero akaba ari Gasuku. Uwo ni Gasuku wa Mipango, Jeskizo wa Mipango, umwami w'abagore, icyogere mu nkuba. Uwo niwe mugabo wari koroje mu bagore kabisa, ngo ni umwami w'abagore. Uyu munsi ndagira ngo tumugaruke mu kiganiro cyacu hamwe na mugenzi we. Twamenyereye mu mirimo yo gucunga umutekano, awucungira igihugu cyacu, uzwi ku izina rya Sergeant Robert. Sergeant Robert Kabera, umwe mu bahoze mu ngabo z'u Rwanda ariko ubu akaba ari deserter. Akaba yarataye imirimo ya gisirikare yakoraga ahungira mu gihugu cy'Ubugande. Uyu Sergeant yahungiye Uganda, bivugwa ko ari gushakishwa kubera umwana we w'umukobwa bivugwa ko yari yafashe ku ngufu yanasinze. Impamvu ranje ngo tubigarukeho ni iyihe? Sergeant ntabwo nari narigeze na rimwe mubona wenda asigaye ari nk'umwefluencer ku ma YouTube channel. Nabonye yarafunguye n'umuyoboro wa YouTube, ariko akaba yaranatangiriye n'ibiganiro bye hehe. Hari ikinyamakuru bita Umurabyo, Umurabyo TV, cyumwe mu bagore bahoze bakorera itangazamakuru hano mu Rwanda. Ngira ngo niba yitwa Paulina nde, niba ari Paulina, niba ari nde, ntabwo mwibuka. Nyiri ikinyamakuru Umurabyo, umuntu uri kumpamagara kuri telefone aba yihanganye kugira ngo tubanze twikorere ibiganiro byacu neza, hataza kugira umuntu turangaza. Uyu mugabo Sergeant akimara guhunga igihugu cy'u Rwanda, ntabwo nzi neza kuko biravugwa ko yari yafashwe umwana w'umukobwa ku ngufu. Nge ntabwo nzi niba ari byo, nge nk'umwefluencer cyangwa se nk'umusesenguzi mba ngomba kubizana hano tukabiganira. Hanyuma umuntu bita Sergeant ahungiye Uganda yabanje kubaho ubuzima bubi pe. Sergeant yabayeho ubuzima bubi, atangira gukora akazi ko kubumba amatafari. Niba ari inzu ye yabumbiraga cyangwa niba ari abaturage rubanda kugira ngo abone amaramuko ntago mbizi, kuko numva ko yakoranaga n'umuhungu we. Ikindi mu bintu Sergeant yagiye atangaza, yavuze ko ubundi nyina ari nahariya yaguye ari umugande ariko se ari umunyarwanda. Ikindi se nawe buriya ngo yabaye mu gisirikare cy'u Rwanda mu gihe cyo kubohora igihugu. Sergeant agira atya, aragenda ubuzima Uganda buramukaranga. Bumaze kumukaranga abumba amatafari, ashaka ubuzima, yubaka inzu. Uyu munsi wa none Sergeant nta gisa nabi. Umunsi wa mbere, umunsi ukurikiyeho nkimara kumubona, sorry abantu munkurikiye mu kiganiro, tubanze tuvugane neza. Hari umuntu wari uri muranyandikira kuri telefone, niyo mpamvu nari ndangayeho gato. Sergeant sinzi umuntu wa mbere wamuhaye ikiganiro arimo agaragaza ubuzima bubabayeho, ameze nk'uri gutabaza. Ikindi nanone aza kugira gutya nongera kumubona kwa Yago Pondati. Sergeant Robert Kabera akimara kujya kwa Yago yakoreye ikiganiro cyiza pe, cyiza gishimishije. Ubona ko ari ikiganiro nyine kiryoheye amatwi, wumva avuga igihugu neza. None Sergeant hari ukuntu asubiramo indirimbo ze, buri afite impano. Sergeant afite impano yo kugira ijwi ryiza, ariko mutumva mvuga gutya hari ikintu ushaka ko tuvugaho. Niyo mpamvu buri munsi nyambasaba ngo mugifungura ikiganiro mujye mukireka kirangire, hanyuma mwumve ikintu umuntu ashaka kuvuga. Sergeant akimara gukorana ikiganiro na Yago, ni ikiganiro cyakunzwe ndetse kirebwa n'abantu benshi.
abantu barakomatinga, abantu baralikinga, ubona ko nyine abantu baryohewe n'ikiganiro Sergeant yagiranye na Yago. Kandi Yago murabizi nawe aba Uganda. Sergeant avuga abantu akumbuye mu gisirikare, avuga indirimbo ze, avuga uko yagiye azikora, avuga ibiki. Sergeant tubona afite agahinda kenshi ku mutima ko kuba atari mu gihugu. Njyewe nanagize igitekerezo navuga ati buriya Sergeant ashobora kwitwara neza cyangwa se n'icyahunga bareba neza babona ko kitanahari akaba yagarurwa mu gihugu akareka kujya kwirirwa bunga. Ariko noneho haje ikinyamakuru bita Umurabyo gitangira kumukoresha ibiganiro bya hato na hato, atangira kuvuga ukuntu yagiye atabarwa n'abana b'abahutu abo yirirwaga higa base cyangwa ba nyina akiri umusirikare. Abo ngaba bavuga ko aribo bamuramiye, aribo bamufashije, aribo batumye ubuzima bwa Sergeant buba bwiza aho yahungiye Uganda. Ariko ashyiraho n'akadomo aravuga ngo igitangaje ni ukuntu ndimo ndafashwa n'abantu nahigaga ngo batwiciye imiryango. Anagaragaza yuko witonde aribo bantu bafite urukundo mbese n'impuhwe byinshi cyane kuruta abari imbere mu gihugu hano mu Rwanda. Ngewe Sergeant tumbabarire, ntago ngewe nkunda kuvuga ibintu byabaye utaza kugira ngo wenda nakwihaye ndi kuvuga ibyo wavuze ku kinyamakuru Umurabyo. Uyu Sergeant kera kabaye aza kongera gukora ikiganiro, yagiye akora ibiganiro byinshi, none hageraho aranerura avuga abayobozi b'ingabo bagiye barya ruswa, avuga pe yaragiye arandagazanya atuka abayobozi b'ingabo, abamwe agenda bavuga amazina, abandi agenda avuga n'ibigo yagiye abamo, agenda avuga n'amamishoni yagiye aruzinga kuba ataragiye mission n'imyaka yamaze akorera igihugu, aruba mu gisirikare ari umusirikare nk'abandi. Ibyo byose avuga amamishoni yagiye n'ama operation yagiye yatendinga, ariko amafaranga yazakiri akajya mu maboko y'abayobozi bakuru b'ingabo. Ibyo rero akaba yaragaragaje ko ari kimwe mu bintu byagiye bimubabaza, rimwe na rimwe bigatuma yanga igihugu cye cyamwibarutse. Ejo bundi rero reka gira cyangira ngo uyu munsi turi kuwa kangahe harya? Uyu munsi turi kuwa mbere. Nibyo uyu munsi turi kuwa mbere. Ku itariki 22. Ku itariki 24 sorry. Nukuvuga ngo ku itariki hagati y'itariki 20 n'itariki 21 nibwo Sergeant yakoze ikiganiro arimo aravuga ko Gasuku uyu Jeskizo wampango muyibuke ko namutangiriyeho mu kiganiro avuga yuko ari agahondesho ka RPF, ndetse anavuga mu magambo ye ngo sintinya no kubivuga kubera yuko ntabwo bafite. Nimushaka muzasanga hano Uganda, sinzi izina yavuze ryanatuye, muzasanga hano Uganda muhanda sire mwaza mukakira isasu mu mutwe mukanda sanga apfa, ariko ntacyo bimbwiye simbatinya. Ayo niyo magambo yakoresheje. Aravuga ati Gasuku wa muhutu we amwita umuhutu, arangije aravuga ngo yahuye na Gasuku ngo yikoreye amabinga, undi nawe nga agize gute ashoreye amagaju. Muri make urumva Sergeant ni umututsi undi ni umuhutu. Ariko ndagira ngo mbabwire ko ibi bintu atari ibintu byo kuvugwa cyangwa se gukomeza kurata no gusubiramo, kuko muzi ahaye amateka agejeje igihugu cyacu n'abanyarwanda. Utara yazize ngo afungwe kubera amahano yakoze, hari uwabiburiyemo ubuzima kubera ko ari ubwoko runaka. Ibyo rero nibyo n'uyu munsi ubuyobozi bwacu bugihangana nabyo, bukirwana nabyo hirya no hino mu rwego rwo kurinda ko nayo mabi yagaruka mu gihugu. Kandi nyirango ni nako buri munyarwanda wese akaba yabyumva, kuko amahano byakoze nibara byateje murabizi mwese, nta muntu tutabyibutsa. Niyo mpamvu sigaye mbabwira ngo abantu tuba muri social media tujye twitondera amagambo tuvuga. Nk'uyu nguyu Sergeant Robert, niba hari umuntu buri ankunda ni Sergeant, kuko niba hari ikintu numva mu buzima kikongera kunyibutsa ubwitange bw'ingabo z'igihugu n'imvune zivunika kugira ngo tube dufite umutekano, ni indirimbo za Sergeant Robert. Niwe muntu wenyine noneho afite ukuntu aririmba, uriya muvuna muheto afite ijwi ryiza n'ukuri ararizamura. Sergeant nubwo mvuze ngo uri umuvuna muheto wihangane si ukugutwa kundi,
nyine ufite ukuntu uzamura ijwi ryawe waririmba bikazamura amarangamutima y'abantu. Waririmbiye igihugu, uririmba ingabo z'igihugu, uzirata ibigwi n'ubutwari. Ariko nanone aho wageze uzivuga neza, Sage niho ugeze uzivuga nabi. Kandi ngira ngo ubundi aho wambariye inkindi ntiwakabaye uhambarira incocera. None nibyo uri murakora. Mbabarira ndagukunda Sage, umbabarire ndakwinginze. Ndabizi kuri bubone kino kiganiro, ariko wihangane kuri iyi nshuro, umbabarire. Nukuri wongere wiyibuke Sergeant wari we ukiri umusirikare, ukiri mu gihugu, mu ngabo z'igihugu, uri serije. Nico kintu ndimo nkwifuzaho kano kanya. Ariko nanikomereza mu kiganiro cyanjye. Jessica wa Mipango icyogere mu nkuru umwami w'abagore agira gutya bariteretse, arangije aravuga ngo umuntu witwa Sergeant Robert pe jewe ntagiye kubeshya ibintu Gasuku yamubwiye ntago nabasha kubisubiramo nshuti zanjye, kuko yamubwiye amagambo ya yandi mvuga ngo nimva mutima, nimva mubiri, nimva bwonko, nimvaki. Yagiye Gasuku ntajya kina, ukimubwira ukimukurura wahita gukurubana. Jessica wa Mipango ni kwameze, ukimukurura gutyo ukamufata gutyo ukamukurura, we none nta kurura arakurubana. Nicyo kintu yakoreye nde Sergeant Robert, aragenda mutuka ku babyeyi bombi, aramwandagaza pe, ndetse ibitutsi nanjye ubwanjye ntabasha gucisha mu kanwa kanjye. Numiwe ndanikanga ndiherera ndarira papa, numvise ubwo Jessica wa Mipango umwami w'abagore icogere mu nkuba yatutse uwo bita Sergeant Robert. Yagiye aramwitondera, aramumanuka, aramuzamuka, arangije aramubwira ngo wambwawe ntuzongere kuzana amoko mu Rwanda y'abahutu n'abatutsi. Ibyo bintu si ibintu bigishishikaje abantu, ariko ni nabyo. Ariya magambo ntabwo ari meza. Harabo agira icyo yongera kwibutsa kibi cyangwa mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Gasuku rero yamwihereranya, aramutuka, aramubwira ngo wakigoryewe, wagicucuwe, ngo jewe ngo urangira igikoresho cya RPF. Kuko Sergeant nawe yaragiye aramwandagaza, aravuga ngo nagahondesho ka RPF. Ikindi kandi ahamagara umuvugizi wari baramubwira ngo uwo Gasuku mubitsemo iki, kubera icyo utamufunga, kandi hari abo twirirwa tubona bafungwa bazira ko bavuze nabi, bakoresheje amagambo asa nabi yanduye. Kubera iki nyine Gasuku mutamufunga? Arabivuga. Ndibaza ndavuga ngo ubundi urwego rwa RIB kubera iki Sergeant hano yakoze ikosa. Ntago RIB ntabwo ari akantu, ntabwo ari agakinisho hamagara kawe wikinira na kuko wishakiye. RIB ni urwego rundi mu nzego za leta rushinzwe kugenza ibyaha, ariko utagomba kwifatira uko wiboneye, uko wishakiye. Sergeant mbabarira, ujye ukora ibiganiro bisanzwe, uganiriza abantu, ubabwira ibyo bashaka kumva, ubatere story muganire, hanyuma bakurebe, bakurikinge, banakomantinge, byose banabikoresha nkuko ubibasaba. Ariko ikintu cyo kugaruka ku nzego hano mu Rwanda n'ukuri ihangane ubukiretse, giye nimbabazi nkwisabye. Ariko Gasuku nawe niba ari umubabaro Sergeant yaguteye bitewe n'amagambo yakoresheje mabi, Gasuku nabonye yababaye, yagiye arababara, arangije aragenda arabyegeranya, arangije agira gute, aramutuka kuko aramwihanangiriza. Noneho yongeraho n'akantu ko kumwibutsa ko inzego arimo avuga yanahozemo azizi, bityo kuba azizi atakabaye anavuga ibyo yishakiye. Arangije aramusinyara, aramuga ngo kuwa gatanu nzaba ndi Kampala, tuzahurireyo. Mabere ya nyoko, niko yabivuze, ni Gasuku wabivuze, ntabwo ari aramubwira ngo mabere ya nyoko, tuzahurire Kampala. Muri make wa Mipango we yaciye wa murongo umwe twita renga nkumene.
niwo wa mipango yaciye. Kuwa gatanu duhurire Kampala nkwereke. Muri Uganda duhurire Kampala nkwereke. Nciye umurongo renga nkumene. Amwibutsa ko yirirwa mu Bubiligi, muri za Amerika, za Canada, Ubudage, Ubufaransa. Aravuga ati nabo bana Imana wirirwa uvuga, nabo bantuze ba sorry, yamwibukije ko na Kayumba nyine ngo batangiye gukorana. Je ntabyo mbanzi, hari ibintu ngendera kuri, ntago mbizi niba bakorana. Ariko aramubwira ngo nabiyo bambonye ndi muri bira bihugu bariruka bagahunga bagaca ibiti n'amabuye. Rero inkuru ya Gasuku na Sergeant rurageretse. Gasuku ntajya nyuzamo, ntajya mara kabiri adakozanyijeho n'abantu, ariko bikarangira n'ubundi ari usigaye mu kibuga yabacecekesheje. Indi nkuru nshaka kurenzaho, murabizi ko mu minsi ishize twakoze inkuru y'umusore wishe umukunzi we ndetse bari no kuzana abana hano za Masaka aho bakoranaga mu kabari. Nabibutsaga ko uriya hari ibintu mba nirinda kuvuga mu rwego rwo kugira ngo ntica n'iperereza, kandi inzego z'iperereza zibirimo neza. Havuga ngo nzabibabwira byararangiye, ntago twe tuzana amakuru mashya, ahubwo tuza gusesengura ibyasohotse mu binyamakuru. Uriya musore we ngo yarigambye anigamba. Je ntago mbazanira za record, kuko hari abantu babashuka ku ma YouTube bakazana bwa record bakabumvisha ari nabo biri codinze. Biriya bintu YouTube izagiba ibibahanira, nimushaka mujye mugenda gake. Ariko gereka mbibibwirire, uriya musore yahagaze ku rugi aho yarari muri lodge hari azarwamagana aho bitazafumbwe, nyuma yuko iperereza rimenye yuko ariho yihishe muri lodge. Bamugezeho yaravuze atarakingura, avuga ngo umuntu nyegera wese ndahita mwica, ku buryo yafashe n'icyuma yaranagifite, ubwo ni nacyo yicishije uriya mwana w'umukobwa. Arabanza aracyitera ntiyapfa, ariko arakomereka. Bagikingura urugi byananiranye, nibwo yasohotse arangije ashaka gutera icyuma umupolisi. Umupolisi nawe yirwana aritabara ahita murasa, kuko nta n'impamvu. Ubundi umuntu w'umwicanyi nko arimo arambura abantu ubuzima, arimo aramena amaraso y'abantu, uwo nguwo utanamwishe rwose nta nicyo wakora, kuko ubundi umuntu wishe ntabwo yica umuntu umwe. Buriya ushobora gusanga yahitana n'abandi bantu nk'icuma akabakurikiza wa wundi yahereyeho. Ubundi nuko bigenda. Kuba rero polisi yarirwanyeho ikadukiza umwicanyi nk'uriya, umwicanyi ruharwa ndetse kabombo, buri urebye neza nibyo nyambwira abantu, ntago umuntu wishe umuntu kuriya biba ari ubwa mbere, ahubwo bajye bacunga neza. Haba hari n'abandi yishe mu ibanga. Kazungu yarabivuze, aravuga ngo hari abandi bameze nkanjye. Uri ufungiye imageragere wajya guteka abantu mu isombe, hari abandi bameze nkanjye mutari mwabona, ariko nuko mutajya mubibona ngo munabisasengure mushyire mu gaciro. Abo Kazungu yavugaga nibo baba murimo murabona n'ubundi, noneho babikora ku mugaragaro. So rero uriya we yarangije gupfa, yarangije kuva mu mubiri, ariko amakuru mfite nuko n'ubundi yari yarafunzwe azira ibyaha nk'ibyo byihohotera, ndetse rimwe na rimwe bishingiye ku gitsina. Reka mbashimire rero, mwongere mugire ishya n'ihirwe, mukurikirana ibiganiro byacu, ndetse ibiganiro byacu nakagaruka. Mukore subscribe, like, sharing ndetse na comment n'ibindi tubasaba kugira ngo ibiganiro byacu bigerere igihe. Murakoze, mugire ibihe byiza. Umwitsi TV.